Njyewe pasiteri umunsi wa mbere yaje kumfiyansa nabanje gusa n'umuntu irisha ry'icumba cya alarme ryari rifunguye arambwira ngo agiye kunyereka ngo amahuzu ya revera hano amanitse 15,000 ndamubwira atewe uriya mukobwa uramuzi arambwira ngo aramuzi ngo no muri Gisubizo ndamaje Munezero na Aime Nyabaruta wacu mushiki wa Bishop ubamo i Burayi barambwira ati ni umuyumba azandika amandiko umusiribateri icyakabiri ntagira n'ikoti ryo kwambara ngira ikoti rimwe uwacu yagaza asanga mu cumba rimwe bose bize abayobozi ba procureur abanyamakuru abafite amaradiyo niwe waduhaye imodoka iri 0 kilometer turangizanye ibyo twifuje ko tukora byiza turagenda duhina ibintu kugira ngo tubikore twese ibyo twateguye tubitahane reka rero uwacu abanze hanyuma naje vuga amakuru make dukomeze gahunda. Isashimwe murakoze mbere na mbere ndabanza kubashimira mwese abantu mwaje kudushigikira kuri uyu munsi wo gushima Imana ibaha umugisha. Abantu bakunda guhagarara hano bakunda kuvuga ngo habicuye ndavuga amagambo makeya ibindi pasiteri araza kubivuga. Kubera ko anabitekereza akabimbwira ngiye nabanje kubyanga ndabyanga cyane bimara igihe kinini narabimwangiye ariko kubera ko bumva ryari niba ari yerekwa nyine niba ari iki cyari mu mutima we byabiraga mu mutima we mbona nta mpamvu nza kumwemerera. Ndashima Imana rero twaje gushima Imana. Dufite ibintu byinshi byo gushima Imana. Umukozi w'Imana ari kuvuga natekereje akantu gatoya ngomba kuvugaho. Njyewe pasiteri umunsi wa mbere yaje kumfiyansa nabanje gusa n'umuntu ntago nabyanze cyangwa ngo namugoye ntago byigeze bibaho kuko ndatekereza neza ko iyo umuntu Imana yakugeneye mugomba kubana uko byagenda kose mugomba kubana. Yarabimbwiye mu by'ukuri mu buzima yari arimo n'ukuntu yari ameze nyine hari igihe wumvaga nyine ibintu bitavamo. Ariko ntago namuruhije ntago namugoye namubwiye ko agomba kubisengera Imana kandi igihe yampamagaye nyine namubwiye ko nta kibazo sinitaye mu buzima yarabayemo kuko kenshi twaravuganaga ari kuri alarme kenshi niho yabarizwaga noneho tukavugana ari mu cumba cya alarme yari umunyamasengesho noneho biza kungora kubera ko nabonaga ari nyine se umuntu tujya tuvugana buri gihe ari mu cumba cy'amasengesho uyu muntu agira iwabo kuko hari n'igihe namubwiraga nkashaka niba agiye kumpamagara nyine ampamagare yatashe ntamvugishe kuko buri gihe igihe yampamagaraga yabaga ari ku cumba. Hari igihe nanazaga gusenga muri alarme
hari umukozi w'Imana witwa Desayi twarasohotse umunsi umwe dutashe arankurura idirisha ry'icumba cya alarme ryari rifunguye arambwira ngo agiye kunyereka ngo amahuzu ya Revera hano amanitse. Nibaza niba uyu muntu uri confiance tugiye kubana none umuntu utagira iwabo wibera mu rusengero ariko mu by'ukuri naje kumenya impamvu ni nayo mpamvu mubona uko ameze gutya. Ibi bintu byagenze ko nuko yabaye umunyamasengesho cyane. Nabitekerejeho nari navuze ko mvuga amagambo makeya cyane ariko ako kantu numvaga ngomba kukababwira kuko numvaga ako kantu ko mugomba kukamenya kuko umuntu wakoreye Imana ntago azakorwa n'isoni. Hari umuntu wigeze kuza kumbwira tugiye gukora ubukwe arambwira se wowe uriya mugabo uri kujya gushaka uramuzi? Arambwira uzi ko urabona azabona imitsima yo kukugaburira ngo yibera mu gitaramo ngo nyine mbese bibera mu masengesho sinzi ko azabona kawunga azakugaburira. Ko numva kuva twabana nta munsi ntekereza ko twigeze tubura ibyo kurya. Ndabishima Imana rero, ndashima Imana ko yampuje na Pasteur Kado kugira ngo mubere umufasha no mu rugo njya kubibabwira. Ndashimira ababyeyi banjye ntago bigeze bangora kuko papa arahari kugira ngo nzabimubwire nawe byabaye ikibazo akajya yirirwa mpamagara naranze kubivuga kubera ko nari mfite mukuru wanjye utarakora ubukwe mwumva nyine wenda ntibari bubyemere. Abanza aranyicaza ambwira gahunda ziwe ambwira ko nyine iwe yifite gahunda ze njyewe nanjye mfite gahunda zanjye wowe ukora isawe nanjye zanjye nzazikora nyuma. Umunsi nababwiye rero ababyeyi banjye ko nabanje kubibwira mama kugira ngo azamfashe nyine kubyumvisha muzehe ariko ntaco nikangaga ariko numvaga nyine naramumubwiye. Arambaza uwo muntu azabona ibiryo byo kukugaburira? Ndambwira azabibona. Arambwira ngo genda ukora ubukwe. Ndamushimira cyane ko nawe baranshigikiye kugeza tubanye kanihute. Muri ubwo buzima bwose twabanye na impamvu nahereye aho nukubera ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yavuze. Muri ubwo buzima twabanye tumaze gushakana Imana yaduhaye umwana, uyu mukobwa niwe mfura yacu. Koko hari igihe negeza ntekereza kuko tukora ubukwe hari umuntu waduhaye inzu, aduha inzu amezi niba ari 3 aduha inzu amezi 3. Nyuma y'ayo mezi twagiye mu yindi nzu twarimutse hano hepfo. Mu by'ukuri umushahara yahembwaga ico gihe amafaranga yahembwaga niyo bamuhembaga n'ubundi ariko ntago urumva mu gihe cyo gutwita kugura imyenda uyu mwana niwe muntu ntekereza nakoreye ibintu byiza kandi nta buzima nyine bufatika twari dufite. Ndabishima Imana rero. Ndabishima Imana ko yabanye natwe muri urwo rugendo kugeza aho tugeze ubu nyine. Kansome nanditse kugira bitaza kungora. Ndashima Imana ikindi ko yakomeje kuduha abana. Aba nibo bana bacu Imana yaduhaye. Nari nabivuze oya nari navuze umwe. Ndashima Imana ko yaduhaye aba bose nyine mubona bahagaze hano. Ikindi ndashima Imana kubw'itorero ryacu. Nkigera muri Foursquare urumva njye nari mvuye mu ntara
nawe umunyentari ibintu by'i Kigali ntabizi cyane, ariko nageze hano nsanga aba mu itorero ryiza, ndaryishimira cyane, nshimira abashumba bacu. Umunsi tubonana yambwiye ko umuntu wagize uruhare rwo kugira ngo bamusengere, alarme yabaga muri alarme, ariko ari umukozi w'Imana nyine usanzwe ataraba pasiteri, ariko yambwiye ko mama Bishop ari we wagize uruhare runini rwo kugira ngo bamusengere. Ndashimira mama Bishop cyane cyane, ndashimira n'umushumba mukuru wacu, mwarakoze kugirira icyizere pasiteri mukamuha ubushumba. Imana ibaha umugisha. Njyewe nari mfite inshuti mu buzima busanzwe nyine zanjye zisanzwe, ariko nasanze pasiteri nawe agira inshuti nyinshi. Ibi byose abavuye hano bamaze kuvuga nuko ndakeka ko impamvu buri muntu wagize icyo akora kugira ngo wenda tugire aho tuba, twari dufite aho tuba kugira ngo tugire inzu yacu, nuko inshuti ziwe yagize inshuti nyinshi zihagararana nawe, ziramushigikira kugeza aho ibi bintu bamaze kubabwira hano bigezweho. Ndashimira inshuti za pasiteri cyane, mwarakoze, Imana ibaha umugisha, kandi ndashimira n'inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana kubwa umuntu Bishop yaratubwiye ngo kudashima umuntu udashima, umuntu ushima si wowe uba warabonye ibintu byinshi cyangwa uba waragize ibibazo. Umuntu udashima tuba dufite ibintu byinshi tugomba gushima ariko ntitubishime. Wa wundi ushimye rero si uba Imana iba yarakoreye ibitangaza, nawe iba yarabigukoreye, ariko kudahaguruka ngo ushime wenda nyine umuntu agira igihe ciwe cyo gushima. Rero ndashima Imana kubwa famiye yanjye na famiye nashatswemo. Nageze reka mvuge famiye nashatswemo, Dema yarahari na Muzehe harahari. Muzehe ndagushimiye cyane. Muzehe ajya ambwira ko ankunda, no mu rugo ba Demaye barabizi. Demaye akunda kunsereza ngo niki namuhaye kugira ngo ankunde. Arankunda, nashatswe mu muryango nkunda cyane, nababonye abavandimwe, nababonye. Imana ibaha umugisha mwese mwaje gushigikira pasiteri. Ndashimira famiye yanjye nayinyivuzeho nayo. Ndashimira papa, buri gihe cyose aba ari kumwe natwe, ahagarara natwe mu bintu byose, no mu bikorwa. Ibyo bikorwa byose byagiye bikorwa, famiye yanjye nayo ntiyaretse kuko yaranshigikiye. Papa ndamushimiye, ubwo araza gushimira n'abandi abavandimwe banjye ndetse n'umubyeyi mama. Ndashimira umuryango Gisubizo. Pasiteri mbona bwa mbere yambonye muri Gisubizo, nubwo ntakiririmba cyane muri Gisubizo, ariko umunsi wa mbere mbona yambonye muri Gisubizo, nari naje hano muri repetition, twarepetiragamo hano, nari naje muri repetition, arambona nyine. Nuko ndashimira Gisubizo cyane kuko bari mu bantu bandeze nabo. Imana ibaha umugisha. Ndashimira alarme, niyo ubu nyine ndi kubarizwamo na Gisubizo nyirimo, nuko ntakiririmbamo, ariko ndashimira alarme cyane. Namwe Imana ibaha umugisha, mwafashije pasiteri cyane kugira ngo agere ahageze. Imana ibaha umugisha. Ndumva ari ibyo ningenda nibuka ndamusaba ambabarire ampa umwanya, ariko ngewe ibyo nari gushima ni ibyo ngibyo. Murakoze.
kamemba sabye kugira ngo bebi ndabashimiye mwakoze ndashimira abashumba munyemerere abashumba muhaguruke abashumba muhaguruke abashumba muhaguruke abashumba muhaguruke abashumba muhaguruke mwanyitabye mukitaba ubutumire bwacu ndabashimiye bivuye ku mutima na muzehe yabaye umushumba ni byiza cyane ndabashimiye bashumba rwose mwakoze Imana ibaha umugisha komera Imana amashyi rero mfite akazi ngiye gukora hano nifuje gushima Imana urugendo rukomeye rutoroshe ruhije kandi abantu bwose urwo rugendo barunyuramo utaranyuze mu rugendo nk'urwo nanyuzemo afite urundi buri muntu wese agira urugendo runini anyuramo mu by'ukuri muri urwo rugendo nashatse kubasangiza imbaraga z'Imana ukuboko kw'Imana kwiza imbabazi z'Imana ubuntu bw'Imana ineza y'Imana urukundo rw'Imana ukuboko kw'Imana kuramira abantu urwo rugendo nagenze nifuje ko nobahamagaza mwese tukaza ibyanje n'ibyawe tukabibwirana tukavuga imirimo y'Imana mwakoze kunyitaba nta kindi nifuje ko ukora igitaramo nk'iki hanyuma ngo bashimire Imana ku rugendo rukomeye rw'umuhamagaro rw'ubuzima iby'Imana yakoze rero munyemerere nkoresha amagambo magufi y'ingenzi ubuzima bw'umuntu aba ari burebure cyane ariko kandi ntiyo buvuga bwose uko bungana ndavuga iby'ingenzi mugenzi wanjye yabivuzeho bukeya ariko ndogera mvuge buriya Imana yaremye umuntu imuha umugisha mu rugendo rwo mu isi rw'abantu Imana yaremeye umuntu uwo ari we wese ko Imana yamuremeye undi uzomufata ukuboko akamuzamura akamufasha akamwubaka kugeza ku rwego afite ubushobozi bwo kubaka bwo kwiyubaka no kubaka abandi abana banje ngira ngo batambutsa hano mwababonye sinenda kubatambutsa ariko buriya abana banje ndamutse njewe mfuye cyangwa mama wabo agahamishwa kuko gupfa n'ibisanzwe abana bo kubitika cyane kubera iki hari umugongo hari amaboko Imana ibarateguye gufasha ba bantu kuzageza urwego bazageraho no bakaba abo kwifasha kandi bakazofasha n'abandi nuko Imana yateguye urwo rugendo rwo kuba kwisi iyo mzaye abana jewe ndi umugongo ndi n'amaboko iyo kubafasha kabarera kuzageza ubwo bafite ubushobozi bwo gufasha bwo kwifasha no gufasha abantu rero mu rugendo rwo mu isi hari igihe ababyeyi bapfa hari igihe ababyeyi barangara hari igihe ababyeyi batamenya inshingano zabo abo twita ababyeyi barangaye reka tuzite gutyo cyangwa bapfuye bagize gute urugendo rero rwo kuba mu isi jewe mu buzima busanzwe sinagize umugisha wo kwiga amashuri menshi kubera impamvu nyinshi ariko mwongere mu gihe nyine ya maboko asa naho nari nkeneye adahari
cyangwa se ahari cyangwa adafite ubushobozi bwo kunkorera, ndavuga njewe na famiye yanje, biragorana. Nareba ubuzima nkabona buragoye pe, nkareba ubuzima nkiri muto ntarashaka, ndareba imbere ndeba inyuma, mbona biragoye. Maze kubona biragoye, nakoze ikintu kimwe, narasenze, namasenga, ndinjira mu mahombi, ndasenga kuko mugenzi wanje amaze kubivuga. Ndagenda nja mu cumba, ndaharyama, kareba imbere, kareba inyuma, kareba. Kwambara biragoye, kurya biragoye. None nareba umukobwa nzicara, nkabwira umukobwa ngo nagukunze tubane, zabwira umukobwa ngo nzasirimba. Usirimba si ikibazo. Zobwira umukobwa ngo azombaza ngo uzukuri. Donc sinzomubwira ngo mfite irisanse na depoje mu karere, cyangwa hari onije runaka na depojemo, cyangwa hari umushinga runaka w'abanyamerika nashizeho dosiye kandi ndizeye. Ndabyibuka amafaranga ya mbere nabonye umuntu maze kubona nyine umukobwa muri Gisubizo waje kurepeta, n'amafaranga gusa yo kugira ngo nicare ngure fanta. Ni Munezero wayambaye, Munezero nahaguruka uriya namubona. Ibihumbi 15 ndamubwira atewe uriya mukobwa uramuzi? Arambwira ngo aramuzi, ngo no muri Gisubizo. Namaje Munezero na Aime Nyabaruta wacu, mushiki wa Bishop uba mu Iburayi. Barambwira ati ni umuyumba azandika amandiko. Namavuga ngo naho. No ndase ndashika umukobwa w'abandi umuyumba uzawandika amandiko, mubwire ngo nagukunze, hanyuma ikindi gikurikirane giki. Mubwire ngo nzansirimba. Gusirimba si bibi, ariko gusirimba wibitse ikibanza, gusirimba ufite kadastre, gusirimba ufite doktora, gusirimba ufite ka passport k'abanyamerika, uwo kwicara ubu ufite nyine uburyo wo kwicaza umukobwa, kabanza akarya icyo ashaka, hanyuma ukabanza ukamubwira nk'umujyi nyine wiriya mu Paris n'ahandi iriya. Umukobwa aho ni sawa, iyo meza ibisa neza. Naho nzicaza mubwira umukobwa ngo nzansirimba. Gusirimba hanyuma ko murumva icyo kiganiro ko kirafashe. Ndigifashe. Ndareba mbona n'umwijima. Bavandimwe, ikintu nakoze, narasense. Nigeze kuja i Burundi, inja gukora amasengesho y'amezi 5 mu cumba. Ndaryama mu cumba amezi 5 nikingiranye. Chance azayo makuru Oncle Rumanza arayazi, abantu bacu ba mbere muri yarayazi, abantu bacu mu hambere muri alarme barabizi. Ndinjira kandi ndakindi cyari kinjanye. Yemwe ubuzima muzoza mufasha abantu, nimba udafite n'amafaranga yo kumuha, ariko mubwire neza. Ubuzima bwo mwisi buragoye, ubuzima butagira amafaranga buragoye, ubuzima budafite icyo wo kwiyambika, udafite icyo wo kwigaburira, nibwo bwa mbere bugoye. Nareba muri alarme nkabona bose bazaja ku ishuri, jewe nzaja mu cumba. Bose bagaza biga muri za Inirake, muri za Yereka. Bose baje mu cumba, bose baje muri Yereka no muri Inirake, jewe nkaja mu cumba. Twigeze kujana na Mavubi i Bukavu.
ngo baveyo. Ibo bose bari bafite ibizamini muri Iraq. Jewe navuye Bukavu pita manuka inja kwa saa munani na ahantu hagati y'amazi tuza tuja gusengera. Barambaza ati se tuvuye mu butumwa none ugiye yutashe toya muje muri kaminuza zanyu naje ngiye muyanje. Mwoshike mbwira Imana ngo Mana jewe birambabaza kubona abandi bagiye muri kaminuza naje ndi munsi y'ibi biti. Aho hantu ni hagati y'amazi, ni hagati y'Bukavu n'Igoma, udusozi tuba hagati. Naragiye ngira iminsi 7 z'amazimana ngoma. Imana imbwira ijambo irambwira ngo iyi niyo kaminuza yawe. Sinumva icyo ambwiye, ariko iyo mpagaze imbere y'abantu bangana gutya nzamenya ko Imana izayigisha mu buryo butandukanye. Imana ni umukozi w'umuhanga. Bene data, urwo rugendo ruragoye. Reka mvuge soza kuko hari ibindi bintu ndibuze gukora gatoya. Ngo buce muri iyo struggle, muri ubwo buzima duhura na Bishop. Hari umunsi twahuye mvuye mu Kanogo. Mvuye mu Kanogo oya sinzandu twatuvuye nari mvuye hando kuvuga ubutumwa mu ikanisa rimwe. Hanyuma turahura yego nari ngiye mu Kanogo tugitaramira mu Kanogo. Hanyuma nawe aje mu Kanogo afite imodoka arande kurusa yirabura irande crisel yirabura imeze ukuntu gutya. Hanyuma aratubona arahagarara araparika arambwira ngo nagize inzozi mbona uraje uvuye Buganda ufite amavuta ufite imbaraga urambwira ngo ndaje ngo dukorane nawe. Iyo message yaraparitse ku ruhande hariya Kimicanga, araparika ambeze iyo message warangize arakomeza naje ndakomeza. Yaragiye mu Kanogo ndabyibuka naje ngiyeyo, ashobora kutabyibuka ariko ndabyibuka. Mbitaho ngo buce turaganira nawe bampa message barambwira ngo Bishop afite ukuntu yo gufasha ukaje Burayi. Namaza Bishop ubundi ni umuvandimwe mu muryango, ariko cyane cyane ni inshuti. Papa we na papa wanje bari inshuti cyane, bagaza basangira nyine agahiye kaka gahiye abantu bazi. Noneho baba inshuti cyane, ni inshuti cyane mu muryango, bari inshuti cyane bikomeye. Hanyuma ndavuga ati kubera jewe nditwara inshuti na Bishop, twara abavandimwe turaziranye, twabaye ku musozi umwe mu family. Hanyuma ndavuga ati kubera ko papa na papa wanje bari inshuti kandi azi ubuzima struggle ngene bumeze, ndashaka kumusaba azomfashe nje Burayi. Mu byukuri naraje ndamuganiriza, turaganira, arambwira ati nta kibazo. Nibwo bari batangiye ngira ngo Foscoya cyagihe bari batara icumweru nasengeye bwa mbere hano, bari ko bashiramwe amakaro itorero hano, ndabyibuka hanze. Mbere yaho tumaze kuganira na Bishop arambwira ati nzabigufasha uko showe zagufasha. Birangiriraho ngo buce nja mu rugo, niho mama Bishop yavuze. Turaganira nawe ku ruhande, ni muramu wanje muryango birumvikana. Hanyuma turaganira arambwira ati nanje ndakubona muri alarme, kubona nk'umufite umuhamagaro. Turabiganiraho biratinda, ati naje wenda nzamufasha ariko biragoye, uri umusiribateri, gusengera umupasiteri w'umusiribateri bisa naho bigoye, ariko iby'Imana izakora nzabikora. Nuko tumaze kuvugana na Bishop aragenda arabisengera. Cyiza cya Bishop wacu azayerekwa, gusa we ntazabikabye, aze kokera mwese yababonye hano, azayerekwa kabisa, sibyo sha, azayerekwa rwose, azabikabza
azavuga ikintu ukagira ngo wenda avuze nk'igitekerezo, ariko rwose yakubwiye aza yerekwa, aza abafite amakuru hamwe yatereka tubisengere nyine biragoye beno ngo buke arampamagara. Twari mu bukwe bwa Gasongo hari uruhare, arampamagara arambwira ati ejo uzitegure tuzo gusengera ku pasiteri. Nasengeye ku pasiteri mu 2012 nibwo nasengeye ku pasiteri mu kwezi kwa 12 ku itariki 9 ndabyibuka. Twari mu bukwe bwa Gasongo ngira ngo ngaho, hanyuma arasengera ku pasiteri. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi, Yesu ashimwe, nahindutse umugisha. Abarantwikuruye aba umugisha w'Imana muza. Rero urugendo rw'ubutayu, urugendo rwa strago, urugendo rwo kubabara, urugendo rw'ubuzima nabonaga bugoye, Imana ibirarworoheje kubera ko Mwuka Wera yamujeho anzaho mba umushumba. Hanyuma ndasengerwa kuva ico gihe imbabaye umushumba. Umugisha w'Imana nico gihe rero nahuye na mugenzi wanje muvugeho. Noneho ndamubwira ati mukeneye makuru. Ico gihe kuko nari mbitinya cyane kwicaza umukobwa nkamubwira ngo tugendane urugendo rwo kuzoshakana. Tugendane urugendo rwo kubana, nta kabanza, nta mushahara, nta hantu na depoje. Igihe cyanje cyose nambaze igihe cyo gusenga, ubuzima bwanjye bwari gusenga no gusirimba. Ariko nasirimse abantu bose nibanze mu gusirimba n'ibyo bintu bibiri. Kubwiriza muri alarme habwirizaga ngoma nk'umuvuga butumwa ukomeye, naje ngateraho za komantere amafraze nkangahe. Hanyuma naho ariko akazi kanje kwari ugusenga, icya kabiri kwari ugusirimba. Nubwo buzima rero kumva ko nicaza umukobwa nkamubwira ngo dukundane, iryo jambo sinagazandikinisha mu by'ukuri. maze kumushumba Fosco ya Kimirongo nibwo namwicaje bwa mbere. Sister wanje ampaye amafaranga, namubwira ati ugane pasiteri, tuzobura ifu, tuzobura ibishimbo, tuzobura amata. Ubuzima bwacu Imana bushize ahagutse, hari akariba. Ariko ndi umunyamasezerano, hari akariba Imana yafunguye, hari akanyenyeri, hari toroshi Imana yantunze. Uhumure, ubuzima, umutima wanje uratuje, umeze neza, hari isezerano. Uwacu musangira ngendo, mumfashe tumukomera amashi. Uwacu musangira ngendo, mumfashe tumukomera amashi. Kandi n'umugore, si umugore mwiza zama n'abarya kuri YouTube hari igihe bazamugira uwa mbere mu bagore. Kandi umunsi bamugize uwa mbere navuze uzi nyine ko ngira umugore mwiza. Ariko mushimira ikindi kintu kimwe, hanyuma nje mu mwanya wo gusoza. Mu by'ukuri urebye ingene icyo gihe uko nari mpagaze, ntabwo nari kumubwira. Yari afite umuryango mwiza we, kandi yabaga mu cyumba cy'amasengesho.
yari umukorari wa Gisubizo kaje no mu mahuduma y'abakorari, ariko muri gahunda yo kuvuga ngo twicarane mubwire mu by'ukuri numva icyo kintu gito, ariko maze kumubwira naramubwiye aranyorohera, yakira message yanze neza, arambwira ati hamwe n'Imana bizokunda. Ndamushimira kandi umugore mwiza. Cyanyuma ndashimira Imana cyane ku rugendo Imana yafashijemo kuva mbaye umushumba, duhuye n'umushumba mukuru, uburyo urugendo rwagenze. Ubuzima bumaze guhinduka, nibwo maze gushaka turabyara, Imana iduha abana, Imana igenda idufasha. Ejo bundi titwari dufite ikibazo cyaho kuba, titwari indahemba, ndi umukozi w'ikanisa uhembwa neza, ndatekereza amapasiteri n'umupasiteri uhembwa neza gusa. Nta muntu uvuga ifaranga ze, abe namwe nzibabajije ntimwosivuga uno bwira pasiteri Ben ngo ngawe mbwira ifaranga zawe, sinzi uko zazimera, cyangwa Makavera bankumbwira hari uzuvuga ifaranga ze, ntawe uzumenya uko ziteye. Ariko ndi umupasiteri umeze neza, uhembwa neza, n'itorero ryiza, nta kibazo gihari. Ariko haza umushinga, ndibuka Ange yaje asanga muri biro mu gitondo kimwe, arambwira ngo twagutekerejeho n'abagenzi baje, turashaka kuguha inzu. Nuko yambwiye ngo turashaka kuguha inzu. Jewe sinari mbuzeho kuba narahembwa, kodesha inzu, nta kibazo mfite, n'ibisanzwe. Inzu abe n'ufite nyinshi, abe na Bishop wenda afite irenze imwe, uko avuze ngo haje umuntu ushaka kumuha inzu, yoyanga tiyo mushimira cyane. Ubwo rero numva, ariko kubera ko nari nyikeneye, wumva ntawe nari mfite, numva vuze ikintu kiremereye. Komite ibi ndamubaza ijambo, yaje ambwira ngo nguru urufunguzo, yaje ambwira ngo tugiye kugushakira inzu. Ndavuga ati se bizagenda gute? Arambwira ngo inzu muri Kigali, ati cyane Kigali inzu, ati cyane. Arambwira ngo izi na Kado izubaka inzu, n'iryo jambo yawe, izi na Kado wakoreye Imana, ukorera Imana, hari mu inzu twarikiye, turavuga ngo tubone inzu mu izina ryawe. Numva ndarenga, processus iratangira, komite bashiraho komite, yabivuze ab'Imana yakoresheje, umuntu akamuhaguruka, nagiye uko yababwiye iby'amadafari, nagiye gusezeranya, ndasezeranya mu minota mike rwose. Umuntu yamahaguruka aravuga ngo ibyo naringiye gukora ku madafari, ngiye kubaka inzu, amazu ndayaretse waye madafari, ngo yafashijwe gusa nuko nasezeranye icyo gusa, yamafata amadafari yose y'inzu aratanga. Nuko Imana yagiye inyuraho kugeza yabivuze, simbisubiremo. Inzu ku uyu munsi tuyirimo, tumeze neza, ni nziza. Mwongere dukomere Imana amashyi. Turabashimira komite. Cyanyuma ndashaka gushimira Bishop. Reka nsabe mugenzi wanje atambuke, Madebora atambuke. Ndasaba data bukwe
nagize umugisha wo kubana na data bukwe atambuke. Ndasaba papa wanje atambuke. Tugiye gutanga impano y'urugendo rw'ubuzima Imana yanyujijemo akatubera umugisha. Nababwiye ko nase kandi ntabwo byari byoroshye gusengera ntabwo ubundi bibaho, nuko nyine azayerekwa arere, ariko kuvuga ngo usengere umushumba. Mureke mbabwire ibi bintu. Nari umusiribateri. Icya kabiri, ntagira n'ikoti ryo kwambara. Ngira ikoti rimwe uwacu yagaze asanga mu cyumba, rimwe gikositimu, kugira ngo usenge. Kandi fosiko bari bake, sinzi ko bari barenze 50, ni nkaho 50 mirongo ingahe buryo, sinzi ko bari bageze ijana. Ariko b'abasirimu, abagabo bose bize, abayobozi ba prokireri, abanyamakuru, abafite amaradiyo, nyine afite n'abakristo nkaha gusa, ariko bose bari mu rwego rwe. Ndagira bose bagaza parika amamodoka, abadokiteri, umuntu kandi nta diplome byibura. Jewe ndi mu bantu nyine batagize diplome nyinshi, reka mzite gutyo. Mu by'ukuri kugira ngo ufate uwo muntu musengere abo umushumba w'abo bantu, nta gifaransa cyinshi, nta cyongereza, murabizi by'umujyi gusa ibintu byinshi, ariko kubera ko umwuka w'Imana aramuriho amutungira nje nyine arandasengera. Rero urwo rugendo ruranyorohera, manije mu buzima nyine. Shobora kuba nogura kawunga, shobora kuba no kwicaza umukobwa nkamubwira ngo dukundane, ibindi byose byaroroshe. Rero umushumba Bishop, mama Bishop, muhaguruke mu cyubahiro cyane, batambuke. Aba bantu b'Imana, ubuzima bwo mu isi Imana bubanyujijemo. Ibindi byose byagiye kuza. Uyu munsi umugabo ufite inzu, Imana yanyujije muri aba bantu, kandi sinari mfite ikibazo cyo gukodesha. Oya, uyu munsi wozi wanje nkakuzimana amata, kaguha n'inyama, washaka n'imikeke tukayitumika haza, ushaka dodo zozo twari zidushoboye kuva kera. Mu by'ukuri ariko uyu munsi ndi umugabo wubatse uri wiwe, binyuze mu mugisha Imana yambaye nk'umushumba. Ndamukunda mama Bishop, turabakunda, muri beza ku buzima bwacu. Iby'Imana bakoresheje tuzahora tubizirikana. Muri ibyo rero twamuteguriye inka. Twateguriye famiye yanyu inka. Inka reka nyivuge mu ijambo rimwe. Mu muco wacu inka yonyine nizija gusaba umukobwa. Umuntu azasabwa ni nta kiruta inka. Mu muco wacu inka iraruta imodoka n'inzu, inka iraruta Rwanda. Inka ni ikintu gikomeye. Muri ibyo byose, muri urwo rugendo twabateguriye inka nka famiye yanyu. Sabe data bukwe na muzehe wanje, umwe aturuke hirya undi aturuke hino, baje hagati, mubashire hagati.
bishop aje hagati na mama bishop aje hagati. Oye muze banzureke nyawe. Twebwe eka iyi nka ababyeyi bacu bayibashikirize. Bahari murakoze cyane. Twabateguriye inka ko turongorerana nta kibazo kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu muntu uwundi mwihariko Imana yamukoresheje ku buzima bwacu, niwe waduhaye imodoka iri 0 kilometero. Iyi famiye niho baduhaye imodoka. Umuntu yoje gusaba undi modoka ba naho uzoje kuyisaba. Iyi famiye yaricaye ikora inama, baravuga ngo Pastor Kato kubera ko tumukunda famiye, kubera ko tuyikunda, batugenera imodoka nziza. Abenshi murayibona iryoshe. Umunsi twayibonye yanabimbwiye nagize icuye, ariko umunsi nayibonye nagize icuye ivanze n'amarira. Uwo munsi sinarayimuze, naravuze ngo Mana turagushimiye. Famiye Pastor Michel turabakunda, mwatweretse urukundo ruri hejuru. Reka nsabe madamu wanje nawe ufite iyawe nta kibazo. Reka nsabe madamu wanje ubambika iyo mpano muhobera. Afite indi mpano, dufite impano twateguriye madamu we, yitwa Mahombi, izina ryiza cyane. Twamuteguriye impano yindi yihariye y'abamama. Uwacu niwe wayimuteguriye, reka imushikirize. Sabe guhereka atambuke. Agiye kudufatira umudari wa Frank, muririmbyi wacu ba muri Amerika. Turashimira Frank, yagize uruhare runini mu mafaranga Yesu. Yagize uruhare, hari amafaranga yanyuzeho, hari amafaranga yanyuze kuri bari abakozi b'Imana. Amafaranga Frank yatanze yagaza mba gacakanyoreza. Sinomenya kumenya uburyo namushimira, ariko ndamushimiye ibyo abyumva. Reka sabe madamu wanje amwambike. Arakoze cyane. Reka nsabe Alarme, umuryango wanje wambaye agatuti bwa mbere. Alarme n'abakozi b'Imana kuva mbere bagihamagarwa bakiza muri uyu murimo, nibo bantu bantwikuruye bamba agatuti ndabwiriza mu bantu. Madamu wanje yabavuzeho, ndabashimira cyane Alarme, ndabakunda cyane Alarme, muri abantu bakomeye ku buzima bwanje. Reka nsabe Alarme, sabe representant, sabe vice representant, sabe SG atambuke. Reka nsabe Bishop nubwage tugiye kumuha ijambo, ariwe unyambikira
ihangane anyambikire mwigire hino uje imbere anyambikire representa ariko nk'umuryango ese ko uja hirya wa esije yego anyambikire alarme bamaze ifoto nako ifoto barangije